tuguhaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Niche Medi Plus. Turagusuhuje tukwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe ikiganiro twari twatangiye kigendanye n'imirire mibi mu bana, turebera hamwe ese umwana ufite imirire mibi icyambere twararebye n'ubuhe bwoko bw'imirire mibi bushobora kuboneka mu bana, ikibitera. Uyu munsi turahera noneho ibimenyetso bishobora kukwereka ko umwana wawe afite imirire mibi. Twabonye ko kugira imirire mibi mu bana ntago bivuze ngo abana bagira imirire mibi n'abavuka mu miryango ikennye cyangwa se idafite ubushobozi, kuko hari abana bavuka mu ngo zifashije ariko nabo ugasanga bafite imirire mibi bitewe no kutamenya ko ababyeyi abakuru makeya, kutita ku mirire y'abana cyangwa se kumva umwana ngo mwihorere igihe azakurira azarya, igihe azabishakira azarya, ariko ugasanga hari ibintu uri kwangiza bikomeye kuko hari icyiciro umwana aba arimo cyo gukura, cyo gukuza ubwonko, uburyo brain development ye, uburyo ubwonko bukura biba bifite igihe runaka byagenewe, biba bikura cyane. Ugasanga rero uko kuntu utabyitayeho uvuga ngo nakura bizaza, ugasanga cya gihe cyarakurenganye, ntumenye yuko wagize uruhare mu gutuma umwana wawe atazaba afite ubwenge nk'ubwo umwifuriza cyangwa se nk'ubwo yakagombye kuba afite. Ibimenyetso rero bizakwereka umwana ufite imirire mibi ni ibi ngibi. Icyambere, hari ubwoko twabonye twavuga ko buri acute malnutrition cyangwa se wasting, ibigendanye no kuba ibiro bye ari bikeya ugereranyije n'uburebure, nibyo twita wasting. Icyo gihe umwana uzabona afite utuguru tunyunyutse, utuboko tunyunyutse, nyine afite igara ritoya. Akenshi niko mu Rwanda dukunda kubyita, ukabona afite igara ritoya. Ni byiza ko nubona umwana wawe ananutse cyane nubwo yaba ari muremure, ukwiriye kwihutira kugera kwa muganga ukareba ko yaba adafite ubu bwoko bw'imirire mibi. Kabiri, ni umwana wagwingiye ufite uburebure butoya ugereranyije n'imyaka ye, ari byo twita stunting. Nabyo mu kiganiro gishize twari twabisobanuye bihagije, ariko nubona umwana wawe ugereranyije n'abana bigana cyangwa n'abana bangana ukabona ni mugufi cyane, nabyo nibyo kwitaho, kuko hari igihe umwana wawe ashobora kukugwingirana, kandi kugwingira byo ntibabirebesha ijisho, kuko umwana ashobora kugwingira ukabona nta kibazo atwaye, ariko ibiro bye afite short stature niko tuvuga, afite uburebure butoya ugereranyije n'ubwo yagakwiriye kuba afite. Icya gatatu gishobora kukwereka ko umwana wawe ari kugenda ashaka kujya mu mirire mibi ni ukuba atiyongera ibiro nk'uko bikwiriye. Ugasanga ubundi mu Rwanda dufite gahunda yo gupimisha abana, ndetse n'abandi dukurikira mu bindi bihugu, ndabizi ko ibihugu byinshi bigira iyo systeme yo gupimisha abana. Iyo rero umwana atiyongera ibiro nk'uko byari bikwiriye, nacyo ni ikibazo gikwiriye kwitabwaho, kuko uko umwana atiyongera ibiro cyangwa se atakaza ibiro, nabyo ni kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umwana wawe ari kuri risk yo kugira imirire mibi. Hari ibindi bimenyetso rero bishobora kugendana n'indwara z'imirire mibi nka za kwashiorkor, marasmus. Ushobora gusanga umwana afite akada kabyimbye. Ntabwo dushaka kujya mu mazina na terme technique cyane, dushaka ahubwo wowe ibimenyetso ushobora kubona ku mwana wawe ukihutira kujya kwa muganga, kugira ngo kwa muganga bapime byimbitse ikibazo umwana afite. Ushobora kubona akana gafite inda ibyimbye, uturenge tubyimbye, amatama abyimbye ku buryo ushobora nko gukora ku birenge bye, wacengeza wakoraho n'igikumwe ugasanga igikumwe gisigaye kishushanyije. Ikindi ushobora kubona gafite imisatsi yacuramye. Ikindi, akana kahora kigunze ukabona ntigashaka gukina n'abandi, ari byo mu Rwanda kera bitaga ngo umwana arwaye irungu. Uko kuntu umwana yiheza ukabona ameze nk'ufite ibibazo kandi nta bibazo umwana mu by'ukuri afite, akenshi nabyo bifite ahantu bihurira n'imirire mibi. Imisatsi yacuramye, yahinduye ibara, ugasanga imisatsi irasa nka shokora cyangwa se nka kake yerurutse. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka noneho imirire mibi yageze ku rundi rwego.
ikindi abana bafite imirire mibi nabwo kimwe mu bimenyetso bashobora kugira ni ukugira ubwirinzi bw'umubiri buri hasi, ubudahangarwa bwe bw'umubiri bugahora buri hasi, akarwara kose kaje agahorana gripe zitarangira, inkorora zitarangira, ugasanga nyine ubwirinzi bwe bw'umubiri buri hasi, akantu kose kamugezeho karamwangiza, karamurwarisha, kakamurembya, no gukira ugasanga kirabitinze ugereranyije n'abandi bana. Nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kukwereka ko umwana wawe afite imirire itameze neza. Ikindi kandi ushobora kubureba ku mwana wawe bikagutera kwibaza ko imirire ye itameze neza, ni ukuba ubwonko bwe mu buryo yitwara cyangwa se mu buryo akora utuntu dutoya agomba gukora ku myaka ye cyangwa se ku mezi ye, ugasanga ntago abikora. Ugasanga umwana agejeje ku mwaka atarabasha kwicara, agejeje umwaka atarabasha no gutera agatambwe akambakamba, ugasanga nyine hari development abandi bana baba baragezeho kera we akirwana nazo cyangwa se yaradelayinze. Icyo gihe hashobora kuba ari imbaraga nkeya z'umubiri zitewe n'ibiro bikeya, zitewe n'imirire mibi, ariko bikagendana n'imikurire y'ubwonko bwe. Akenshi ubwonko butakuze neza nabwo umwana atinda gukora za muvuma yagombaga gukora. Ikindi ushobora gusanga umwana mu ishuri bitameze neza, ugasanga afite performance iri hasi cyane ugereranyije n'abandi, gufata kereyo bikamunanira, yakwandika ukabona nyine biri hasi ugereranyije n'abandi bana ibyo babasha gukora ku rugero rwe. Nacyo ni ikibazo. Mwibuke ko twabonye ko imirire mibi iri chronique cyangwa se nk'iriya twavuze yo kugwingira iba ifite ahantu ihurira na brain development, uburyo ubwonko bwakuze. Ubundi ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% mu myaka 2 ya mbere. Ubwonko uburyo bwakagombye kuzakura 80% yose ikora muri ya myaka 2 ya mbere. Ni nkuko niho hakorwa fondation ubwonko nyine uburyo buzakura bukagera kuri potential yabwo ya nyuma. 80% byose bikorwa mu myaka 2 ya mbere. Iyi myaka 2 ya mbere bitagenze neza, bivuga ngo biragoranye yuko uwo mwana azagira capacité intellectuelle iri hejuru, bitewe nuko fondation zakozwe. Ubundi iyo 20% bisigaye ni ugukura kw'ibyakozwe, kw'ibyiremye muri ya myaka 2. Ariko iyo bitiremwe muri ya myaka 2 bivuze ngo ibikura hakura bya bindi byaremwe gusa muri ya 2 years za mbere. Niyo mpamvu imyaka 2 ya mbere ariyo dukunda kuvuga ngo ni iminsi 1000 y'umwana, ari ingenzi cyane mu gutuma ubwonko bw'umwana bukura neza. Harimo amezi 6, harimo amezi 9 umwana ari mu nda, ndetse n'imyaka 2 umwana yaravutse, nibyo bigira iminsi 1000 y'umwana. Uburyo rero ushobora gufasha umwana wawe mu kwirinda imirire mibi cyangwa se mu kumurinda imirire mibi, icyambere wagakwiriye kubahiriza exclusive breastfeeding, konsa umwana amezi 6 nta kindi umuvangiyemo, bityo bizamurinda ko mu mezi 6 ya mbere azagira imirire mibi. Ariko ubwo tuje mbere ho gatoya, imirire y'umugore utwite nayo nibanze cyane mu gutuma umwana wavutse avukana ibiro byiza kandi akavuka afite ubuzima bwiza, afite n'ibiro byiza yagakwiriye kuvukana. Nyuma yo kuvuka, icyambere ugomba gukora exclusive breastfeeding, konsa umwana wawe amezi 6 nta kintu umuvangiyemo. Icya kabiri ugomba kwitaho cyane mu kurinda umwana wawe imirire mibi, nuko ugomba kumugaburira indyo yuzuye, ihagije, ihindagurika kandi ikoranywe isuku. Indyo yuzuye rero ni cyagiye tuvuga ngo ibitera imbaraga, arya umuceri, arya ibirayi, arya imyumbati, arya kawunga, arya ibitera imbaraga. Ariko kandi ntiwibagirwe ibikomoka ku matungo. Iyo ngeze aha ngaha ndahitsa cyane kuko ababyeyi benshi ntago bahereza
ibyubaka umubiri abana babo. Usanga bavuga ngo umwana se ungana utya ngo wamuha ibyo biryo, bakamuha akarayi, agatoki n'utuboga gusa, ariko ugasanga ibyubaka umubiri ntabwo abana babifata. Icyo gihe rero tubakonsera ko guhera ku mezi 6 tangira uhereza umwana wawe ibyubaka umubiri. Wamuha amagi, wamuha inyama, wamuha amafi, wamuha indagara, agafu k'indagara karaboneka ku buryo bworoshye, wamuhereza agafi, ndetse ushobora no kumuhereza ibikomoka ku matungo byubaka umubiri nk'ibishyimbo. Akenshi abana ntago tubaha ibishyimbo, ariko ibishyimbo ni byiza ku mwana rwose ufite amenyo. Wamuhereza ibishyimbo akabirya, ni byiza cyane. Wamuhereza amashaza, ibikomoka kuri soya ndetse n'ubunyobwa. Ni bimwe mu bintu byiza bishobora kumufasha mu mikurire y'umubiri we muri rusange, y'ubwonko, bikamurinda kugira amaraso makeya. Anemia nk'uko twayibonye nayo ni ikibazo mu mirire y'abana, ndetse ni imwe mu ndwara zifata abana bafite imirire mibi. Ni byiza rero ko twibanda kubaha proteine, kuko akenshi iyo uganiriye ababyeyi bazanye abana bafite ibibazo, usanga akenshi batabahereza ibyubaka umubiri bikomoka ku matungo. Ikindi kandi tukabaha igice cya 3 cy'ibirinda indwara. Mu birinda indwara tubonamo imboga, kandi imboga z'ubwoko butandukanye. Ukamuha dodo, ukamuha epinari, ukamuha imiteja, ariko utibagiwe za karoti, inyanya. Amabara akagenda aba ahinduka. Uko ahindagurika ni nako intungamubiri zivamo zihindagurika, kandi zose akeneye. Ikindi kibanze tugomba kwitaho cyane ni imbuto. Imbuto kandi nabwo ntago imbuto ari umuneke gusa. Dushobora kumuha umuneke, umwembe, ipapayi. Cyane cyane izi mbuto n'imboga zifite ibara ry'umuhondo ni nziza cyane mu mikurire y'abana, kuko iduhereza cyane ibibyara vitamine A. Vitamine A twarayibonye ko ni kimwe mu ntungamubiri zifasha imikurire y'abana. Shyiramo imboga, shyiramo imbuto, ibinyomoro, amatunda, amapapayi, ubwoko bwose bwa furu ushobora kubona, ariko zize mu mirire y'abana bawe, bizabafasha mu mikurire myiza, kandi akabona ya ndyo yuzuye ihagije ihinduka, kugira ngo ubwoko butandukanye uko duhindura ni nako tubona kantite n'intungamubiri zigiye zitandukanye. Kandi tukongeraho yuko ugomba gushyiramo amavuta mu biryo by'umwana wawe. Guhera umwana atangiye kurya ni byiza yuko utangira gushyiramo amavuta, kuko amavuta azamufasha mu kwinjira kw'intungamubiri, cyane cyane amavitamine yinjira yifashishije amavuta, nka vitamine A, D, E na K. Izo vitamine zinjira mu mubiri iyo hifashishijwe amavuta. Ni byiza rero gutangira kubishyira mu mirire y'umwana wawe, ugashyiramo amavuta, kugira ngo n'ibiryo bye bibe binaryoshye, bitume n'intungamubiri zose yariye zinjira. Ikindi ugomba kumenya ni uko ku mwana wujuje umwaka ni byiza yuko atangira kujya anywa amata, byibura buri munsi agafata igikombe kimwe kinini cy'amata, kugira ngo bimuhereze calcium imufasha mu gukura aba muremure, bimuhereze amaproteine aba mu mata, bya byubaka umubiri byiza, ndetse n'izindi vitamine ziri mu mata. Ni byiza ko abana batangira kunywa amata kugira ngo bakure neza, bizabafasha mu mikurire yabo imeze neza. Ikindi ukwiriye kwitaho ni uburyo umwana ashobora guhabwa imyunyungugu n'amavitamine bimufasha mu mikurire myiza ye ya buri munsi. Twabonye ko mu bwoko bw'imirire mibi harimo n'imirire mibi ya micronutrients, muri zira ntungamubiri zitari mu bitera imbaraga ibyubaka umubiri, ahubwo mu ntungamubiri z'amavitamine n'imyunyungugu. Akenshi umwana ufite ibibazo by'imyunyungugu n'amavitamine hari igihe bitagaragara inyuma, ahubwo bikaba biberamo imbere, umubyeyi ntabashe kubibona cyane. Bishobora kuba iyo umwana adafata indyo yuzuye ihindagurika. Ariko hariho n'ubwoko bw'iyi myunyungugu butangwa mu buryo bufasha ababyeyi. Rimwe hari ongera intungamubiri, kariya gafu abajyanama b'ubuzima batanga kuri centre de santé batanga, ni ongera, ziba zirimo imyunyungugu n'amavitamine umwana akeneye. Kwanga kugahereza umwana rero ngo ni ibintu tutazi, ngo ni amafu n'iki, ntabwo ari byo. Harimo za iode, za zinc, vitamine
n'izindi zitandukanye na za fer, bituma umwana wawe akura neza, bituma umwana wawe aba afite apeti, bituma za ntungamubiri zitagaragara n'amaso aba yazibonye bihagije. Ikindi hari ongera intungamubiri, ariko hakabaho na micronutrients cyangwa se multivitamin, ni ubwoko bw'ama supplements. Supplements ni inyunganiramirire, ni inyunganiramirire zishobora kuboneka mu tunini abana bashobora guhekenya tumeze nka bombo, cyangwa se utunini bashobora guhekenya turyohereye, ariko tubahereza ya myunyungugu n'amavitamine umwana akeneye. Niba wifuza izi supplements, ongera intungamubiri n'ibindi, ushobora kubibona kuri centre de santé nka Ongera mu bajyanama b'ubuzima, natwe turazigira twaziguha. Ikindi ushobora no kubona izi supplements zirimo multivitamin, imyunyungugu n'amavitamine bitandukanye. Ushobora kubona za omega 3 z'abana zifasha ku bwonko, ariko umwana wawe ukaba uzi ko imirire yimeze neza. Ushobora no kongeraho supplements, noneho byahurirana hamwe bigatanga umwana umeze neza, ufite indyo yuzuye ihagije, ihindagurika, plus inyongeramirire cyangwa se inyunganiramirire, zigatuma noneho umwana wawe akura neza. Ikindi ababyeyi bagomba kwitaho ni isuku n'isukura ry'ibyo umwana arya, ryaho umwana arira, uburyo abiryamo, isuku ikaba iya mbere, kuko guhereza umwana ibiribwa byiza by'intungamubiri ariko kandi bidafite isuku, bidakoranywe isuku, bizatuma wa mwana wacu ashobora kugira za ndwara zandura twabonye z'umwanda n'ibindi, bityo bigatuma bya bindi yariye bitamubyarira umusaruro. Ikindi ari nacyo turi gukora uyu munsi ni ukwigisha ababyeyi ibigendanye n'imirire, kuko hari abana bagira imirire mibi atari uko babuze ibyo barya, ahubwo bitewe n'ubumenyi bukeya bw'ababyeyi. Niyo mpamvu Nutrimedi Plus twahisemo kujya tubigisha byimbitse, ku buryo uba ufite ubumenyi buhagije mu bigendanye n'imirire y'umwana wawe, ibyo akeneye, ibyo agomba kurya, uburyo ukwiriye kumugaburira, bityo ubushobozi ufite ukabihuza n'ubumenyi ufite, umwana wawe agakura neza. Ibindi bigendana no guhesha abana inkingo, kubakingiza nk'uko bikwiriye, bigatuma za ndwara zishobora gufata umwana bitewe n'uko atakingiye zikurwaho, ahubwo umwana wawe agakura neza. Ikindi, niba umwana arwaye, ni byiza kwihutira kumugeza kwa muganga, kuko bizatuma bamuvura, bitume atazahara, kuko kuzahara kw'indwara gushobora gutera imirire mibi itandukanye. Nibyo rero twabahitiyemo nk'umubyeyi, nibyo ugomba gukora, ariko utibagiwe gupimisha umwana wawe byibura buri kwezi. Niba ari umwana uri munsi y'umwaka, ubundi yagakwiriye gupimwa byibura buri kwezi. Ku myaka 2 yagakwiriye gupimwa byibura buri kwezi, ubundi kugeza ku mwana w'imyaka 5 imikurire ye yakagombye kuba ipimwa, inakurikiranwa rimwe n'abajyanama b'ubuzima cyangwa se n'undi muganga wabigufashamo, ariko imikurire ye ukayireba. Ese kurube ye, ibidomo bye, iyo babihuje babona bizamuka cyangwa biratambika? Niba bitambika bivuze ngo umwana ntari gukura, ariko niba kurube ye izamuka iyo bahuje ibidomo by'ukuri, hari ukuntu tupima abana tukagenda dushyiraho ibidomo, iyo bizamuka bivuga ko umwana wawe akura neza. Ikindi, ntabwo ibiro byonyine bihagije. Umwana ashobora kuba ari gukuza ibiro, ariko se n'uburebure burakura. Umuzenguruko w'umutwe nayo ni iyindi ntuza ishobora kutwereka umutwe w'umwana urakura, ubwonko burimo imbere bubona ahantu bukurira. Hakaba n'ibindi bipimo nka miwake, yo yerekana mu buryo bwihuse kubona umwana ari mu cyatsi, ari mu muhondo, ari mu mutuku, imirire ye imeze gute. Ni byiza rero nk'umubyeyi ko wubahiriza ibigendanye n'imirire, ko wubahiriza ibigendanye no gupimishwa, kuko twabonye ko hari bimwe bidapimishwa amaso. Ikindi, ugashaka ubufasha mu gihe umwana wawe ubona afite kwanga ibiryo, gutoranya ibiribwa, ariko kandi nawe ukabimufashamo, ukagiramo uruhare mu kumwigisha imboga zituma bigenda gutya, irya n'ibi ngibi bizatuma ukura, ukahezona umwana, ariko ntumuhe nawe ibyo utarya. Nabona nawe ukuramo karoti uzijugunya ku ruhande, ntabwo umwana nawe azazirya, kuko nawe yiga yigana
ibyo ukora. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi kugira ngo tumenye ibigendanye n'imirire mibi, nubwo waba ufite ubushobozi, nubwo waba ufite means zituma umwana wawe akura neza, ariko iyo utabyitayeho ukaba udakoresha growth monitoring, ushobora kwisanga umwana wawe yaragize imirire mibi utarabimenye, kuko utabyitayeho, kuko utamupimishije, kuko utagishatse ubujyanama bw'umwihariko bugenewe umubyeyi ufite umubebe cyangwa se umwana mutoya ukwiriye kwitabwaho mu mirire. Mu gihe ufite ikibazo cy'umwihariko, waza tukagufasha, dukorera Kimironko hafi ya Simba ku kigo gitanga ubujyanama mu mirire bita Nutrimedi Plus. Ikindi waduhamagara kuri 0788940474. Ikindi niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo utazajya ucikwa ibiganiro byiza bigendanye n'imirire, kuboneza imirire no kwita ku buzima muri rusange. Mwari kumwe nanjye nutritionist mfite Suleya, naho ubutaha.